turabashuje aho muri hose. Imana ibahe umugisha. Aho isanze ni kuri True Salvation Harvest Ministries, aho tugiye gusangira ijambo ry'Imana na Fifi Ejidi. Tugiye kurebera hamwe umumaro uva mu gushakana Imana umwete. Yesu ashimwe cyane. Umumaro wo gushakana Imana umwete. Haleluya. We mubyeyi unkurikiye, mama unkurikiye, mupapa, abajene, tugiye kurebera hamwe nuwuhe mugisha. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu utifuza kubona umugisha, nta n'umuntu utifuza ibintu byiza. Yesu ashimwe. Ariko buri kintu cyose ukeneye gifite uko kigerwaho, buri kintu cyose ushaka gifite uko kigerwaho. Haleluya. Tugiye kurebera hamwe nuwuhe mumaro, nuwuhe mugisha, nizihe nyungu ziva mu gushakana Imana umwete. Yesu ashimwe. Umuntu ashobora ati ngenda senga, se ko nsengeye igihe kinini, isi Imana nkora mbwira, ariko tugiye kurebera hamwe gusengana umwete. Tutirengagije ijambo ritubwira ngo amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro yasenganye umwete. Yesu nashimwe cyane. Agira umumaro munini iyo usenganye umwete. Iyo udasenganye umwete, ayo masengesho hari umumaro udashobora kugirira, adashobora kugirira. Nubwo nta sengesho na rimwe, nta sengesho rito riba imbere y'Imana niyo watekereza, niyo wakwifuza utavuze, isengesho ryose Imana iraryumva. Ariko tugiye kureba wa mumaro, cya kindi wasengeye, cya cyifuzo ushaka, uburemere bwacyo, kintu ushaka kugeraho, umugisha uva mu gusengana umwete. Turi ku ijambo gusengana umwete. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro yasenganye umwete, agira umumaro iyo usenganye umwete. Haleluya. Urumvamo ijambo rivuga ko udashyizemo umwete, udashyizemo umwete wa mukozi w'Imana we, udashyizemo umwete wa mama we, udashyizemo umwete wa mupapa we, udashyizemo umwete wa mujene we, hari impinduka utabona mu buzima bwawe, hari urwego utagera, hari ahandi hantu utagera, kuko ijambo riratubwiye ngo agira umumaro yasenganye umwete. Akugira umumaro iyo yakoranye umwete. Uyabonamo inyungu nyinshi iyo washyizemo agatege, iyo washyizemo kuraje. Yesu ashimwe cyane. Udacogoye, udacitse intege, ngo agira umumaro yasenganye umwete. Haleluya. Tugiye kurebera hamwe ijambo riri mu maganya ya Yeremiya 3:25. Yesu ashimwe cyane. Muri Yeremiya 25 haratubwiye ngo, mu maganya ya Yeremiya 25 haratubwiye ngo Uwiteka abereye mwiza wamutegereje. Hari igihe umuntu aca mu bintu bitandukanye bikomeye, bikamutera usharire, bikamutera gusharirirwa, akumva yacitse intege, akumva rimwe na rimwe yababarira Imana ko iki cyo yumva basi yakibabarira, ati icyo basi uzakora ibi icyo kibonera, akumva cyarananiranye. Ariko nta kinanira Imana, nta kinanira Imana. Ijambo rirambwiye ngo Uwiteka abereye mwiza bamutegereje. Umuntu wese utegereje Imana, umuntu wese utegereje Imana, impamvu abereye mwiza bamutegereje ni iki? Nuko usenga umufitiye icyizere, nuko uzi ko nta kimunanira, nuko uzi ko ashoboye byose, nuko uzi ko atajya ananira. Yitwa isumba byose, ishobora byose, ibera hose icyarimwe. Ni Imana itagira uko ibigenza. Wewe byakuyobera ukabura uko ubigenza, ariko yo ntabwo ibura uko ibigenza. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo abereye mwiza bamutegereje. Iyo umutegereje uba ufite amahoro, iyo ubwira umuntu ufitiye icyizere, uba amahoro, uba safe, uba wumva uguwe neza. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu ijambo uri musenga mujye mwizera ko mubihawe, uhita uba safe kubera ko usenze, ubwira umufitiye icyizere ngo abereye mwiza wamutegereje n'ubugingo bw'umuntu umushaka. Abereye mwiza wamutegereje n'ubugingo bw'umuntu umushaka. Ubugingo bw'umuntu umushaka bufite amahoro, ubugingo bw'umuntu umushaka bufite icyizere, bufite gutuza, bufite amahoro, kuko bubwira umufitiye icyizere. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana tubwira ngo umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera, ngo nasubira inyuma ntabwo umutima wanjye uzamwishimira, nusubira inyuma ntabwo data azakwishimira. Nusubira inyuma ukamushidikanyaho, nusubira inyuma ukamushidikanyaho, ntabwo azakwishimira. Kuko aravuga ngo abategerezanya Uwiteka. Nkunda abantu abanyizera, abo ngabo bategerezanyije Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. Ngo abo bamutegereje ngo babereye mwiza.
haleluya. ababereye mwiza ntabwo atubereye mubi, atubereye mwiza, tumufitiye icyizere. ibyo tumuganye tuzi ko igitondo kimwe uzabona resultat positive, tuzi ko igitondo kimwe uzaremba indirimbo z'amashimwe, tuzi ko igitondo kimwe waba unanijwe n'iminsi n'ibihe, ndakubwira ngo ushyiremo agatege. ndakwinginze cyane gusengana umwete, ko hari umumaro w'amasengesho ari mu mwete. ese niki kitwere? Bibiliya kwitubwira ko Daniyeli yasengaga 3 ku munsi. yari umugabo uri ibwami ukomeye, nta kibazo afite, ariko yasengaga ngo 3 ku munsi. yasengaga 3 ku munsi. ni umugabo wazanye impinduka kubera amasengesho. Bibiliya itubwira abantu bagiye batubanjije benshi cyane, Bibiliya itubwira abantu benshi cyane bagiye bana umusaruro wo gusengana umwete. gusengana umwete bigira umumaro. wisenga udusengesho turi aho ngaho, hari urwego tutakugezamo. umuntu usengana umwete, umuntu ufite wigira ubunebwe mu gushaka Imana. ahandi hose wagira intege nke, ariko nibigera mu gusenga ujye ushyiramo agatege, kuko gusenga bigira umumaro munini cyane. gusenga bifite umumaro, ni imbaraga zitagaragara zikora ibintu bikomeye kandi bigaragara. ni imbaraga zitagaragara zikora ibintu bikomeye bigaragara. haleluya. ni imbaraga zikora ibintu bikomeye cyane, ni imbaraga zikora ibintu bikomeye utabonesha amaso yawe. byari ibintu byoroshye cyane ko Daniyeli bamukuraho igihanga, ariko ko imbaraga z'amasengesho ashyiramo agatege, babuzanya gusenga barabikora. amasengesho ajya akuraho amateka yashyizweho, iteka ryashyizweho kurimbura umuntu. isengesho rikavuguruza, isengesho rivuguruza imigambi yose, isengesho rivuguruza imigambi mibisha, isengesho rihindura ibintu byinshi mu buzima, isengesho ribuzaho imigambi yose y'inkozi, isengesho riburizaho imigambi yose yapanzwe ku buzima bwawe. Daniyeli ashyiramo agatege, abona ineza y'Imana. niyo mpamvu ijambo rivuga ngo abereye mwiza abantu bose bamutegereje. wamuganye icyifuzo cyawe, mutegereze kandi wumve unezerewe, wumve ko wabwiye umufitiye icyizere, wumve ufite amahoro. nutagira umutima wizera Imana, ntabwo uzigera unezeza Imana. nutagira umutima uhora wiringiye Imana, uzabaho ubabaye kuko nta byiringiro ufite. uzabaho wumva wirwanirira, kuko kurwanira ntabwo umuhanze amaso. uzabaho wishakamo ibisubizo, wishakira inzira, kandi hari uwaganyira akagenda akuyobora, akwereka inzira wacamo, akwereka uko wabigenza, akwereka. haleluya. harimo tegereza, harimo ndabikoze, abwira ngo ukora iki, azagenda akuyobora. numugirira icyizere uzabona ubuzima buhinduka. Yesu ashimwe cyane. uzabona hari ibintu bihinduka. ngo abereye mwiza amutegereje n'ubugingo bw'umushaka. Yesu ashimwe. ngo ni byiza ko umuntu yiringira Uwiteka, ategereza agakiza k'Uwiteka atuje. niko ijambo ritubwiye kuri 26. ngo atuje, ugomba gutuza. hari ijambo ritubwira ngo mwituze no mu byiringiro nimo duherwa imbaraga. iyo ufite umutima udatuje, iyo ufite umutima uguhagazemo, biragoye cyane ko bakumva ijwi ry'Imana. iyo umutima uguhagazemo, iyo umutima wawe udatuje, biravuga ngo umutima uhagaze uta amahoro yawe. iyo muri wowe udafite gutuza, ntabwo ushobora kumva ijwi ry'Imana, ntushobora kumva direction y'Imana, ntushobora kumva umuyoboro, ntabwo ushobora kumva inama ya Mwuka Wera, ntushobora kumva icyo Mwuka Wera akuyoboramo, kubera ko umutima wawe uraguhagazemo. Yesu ashimwe. wirinde ikintu cyose gituma uba distract, gituma umutima wawe utakariza Imana icyizere, bituma utaka intumbero. haleluya. impamvu ijambo ryatubwiye ngo abereye mwiza abo bose babereye mwiza bamutegereje, kireka batamutegereje. hari abantu bavuga ngo ntabwo igihe nabivamo, sinamutegereza igihe namutegereje. hari abantu uzana impamvu nyinshi, ubundi utarabona icyo wasengeye. njya mvuga, mbwira abantu ko umumaro wa mbere, njya mvuga ngo igihe cyose usengera ikintu kizagaragaza ko wasenze, nuko uzagaragaza resultat y'icyo wasengeye. ni iki gituma utuza ukarekera gusenga kandi utarabona icyo wasengeye? niba utarabona resultat y'icyo waganye Imana, wirekeraho. haleluya. Yakobo aravuga ngo njyewe sinkure ku rutampaye umugisha, sinkure ku rutampaye izina rishya. unkure izina ry'uburiganya, umpe izina rishya. igihe cyose utararekwa, igihe cyose urekera utarasubizwa, igihe cyose ugarukiye mu nzira utageze iyo ugera, ntuzigera urimba intsinzi. abantu bamutegereje nibo bazarimba intsinzi, nibo bazabona ibyiza by'amasengesho, nibo bazabona uburyohe bwo gusenga, nibo bazabona resultat z'ibyo babwiye Imana. Yesu nashimwe cyane. nibo bazumva uburyohe, nibo bazagira amashimwe mu gutegereza. Yesu nashimwe cyane. umugisha uva mu gushakana Imana umwete, umugisha uva mu gushakana Imana umwete. haleluya. muri Yobu 8:5
reka ture muri Yobu 8:5 haratubwira iki? Yobu 8:5 haratubwiye ngo nushaka n'Imana umwete ukinginga ishobora byose. Nushaka n'Imana umwete, we wa mubyeyi nushaka n'Imana umwete, niko ijambo ry'Imana rikubwira. Wa mupapa nushaka n'Imana umwete, wa mujene we nushaka n'Imana umwete, ngo nushaka n'Imana umwete ngo ukinginga ishobora byose, ngo iyo waruboneye kandi ugakiranuka, ngo byatuma iguhugukira, ngo igashyira ihirwe mu kibanza cyawe gikiranuka. Igashyira ihirwe mu kibanza cyawe. Igihe cyose ushakanye Imana umwete, igihe cyose wagurutse gushakana Imana umwete, igihe cyose uteye intambwe ngo ngiye gushaka mu maso y'Imana, ngiye gushaka Imana, ntukemere kuvayo gutyo gusa. Ntukemere gucika intege utabonye icyo wagiganiye. Ntukemere kuba give up. Ntukemere gucogora. Ntukemere kunanizwa n'iminsi n'ibihe. Ibyo ntibikakumara imbaraga z'umutima utabonye icyo waganiye Imana. Yesu nashimwe cyane. Mu gushaka Imana umwete, mu kwegera Imana harimo umugisha. Umugisha Imana iraguhindura, igenda iguha imitekerereze mishya, igenda iguhindura umuntu mushya. Umuntu w'imbere agenda agwiza imbaraga, umuntu w'imbere agenda agwiza imbaraga, akabasha kuhangana akadomina uw'inyuma, ubasha kurenga intambara zikomeye, ubasha kwara imisozi igenda iriduka. Uko ushakana Imana umwete hari ibintu bikubitwa hasi, uko wegera Imana hari ibintu bikurekura, uko wegera Imana hari imigozi icika, uko wegera Imana hari umugisha uza ku buzima bwawe. Uko utera intambwe ushaka Imana ni inyungu z'umuntu, ni inyungu zawe. Ntukemere gucika intege, ntukemere guhanga amaso ibikugose. Wihanga amaso ibintu bikugose, wihanga amaso ibintu byose bikuremereye. Yesu nashimwe. Wihanga amaso intambara urimo, hanga amaso Imana. Nifite imbaraga za zindi zimira izindi, nifite imbaraga zimira ibibazo ufite, nifite imbaraga zakunyuza mu bihe. Yesu nashimwe. Ngo iyo waruboneye ugakiranuka. Yesu ashimwe cyane. Ikiza cyo gushaka Imana, ikiza cyo kwiyegera, igenda igutunganya, igenda ikweza ikakuboneza, igenda ikweza, igenda iguha kwitahura, ukagenda wiyeza, ukagenda witunganya. Kwegera Imana ifite umumaro mwinshi cyane. Yesu nashimwe cyane. Ngo ni ukuri byatuma iguhugukira. Umuntu wese ushakana Imana umwete, Imana iramuhugukira. Iravuga ngo ntabaza ndagutabara. Igihe cyose utatabaje Imana surumva ari ubutabazi. Utayitabaje, itabaza umuntu wayitabaje. Ahindi ijambo rivuga ngo nkunda abankunda, abashakana umwete bazambona. Nkunda umuntu wese unkunda, ariko unshakana umwete wazambona. Niko ijambo rivuze ngo ariko unshakana umwete we azambona. Bya jambo umwete turigarutse inshuro zirenze 3. Nkunda abankunda, yego ukunda Imana, urayikunda, urasebuka ariko urukundo uyikunda, ariko ni iyihe ingano yo gushakana Imana umwete ingana gute ku buzima bwawe? Gukunda Imana uyishaka bingana iki? Bivuze ngo abanshakana umwete nibo bambona. Haleluya. Abanshakana umwete nibo bambona. Nkunda abankunda, abanshakana umwete bazambona. Amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro asenganye umwete. Ndacyakwibutsa ijambo umwete. Ndakwinginze ngo ntucogore, ndakwinginze ngo wisubizemo imbaraga. Niba wumvaga wabirambitse, niba wumvaga wari ucogoye, niba wumva wari unaniwe, isubizemo imbaraga zo gushaka amaso y'Imana. Icyo wasengeye ntabwo urakibona, urugo wasengeye nturarubona, umufasha wasengeye nturamubona, umutware wasengeye nturamubona, urugo rwawe nturabona Imana hindura amateka y'urugo rwawe. Abana wasengeye nturababona, akazi wasengeye nturakabona, nturahindurirwa amateka. Ari byo waganye Imana. Iki gituma ucogora, gituma ucika intege, niki guteye gucogora. Yesu ashimwe ko ibyo waganye Imana utarabibona. Yesu nashimwe. Haleluya. Ngo byatuma iguhugukira, igashyira ihirwe mu kibanza cyawe gikiranuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nubwo itangira ryawe ryaba ari rito, ariko amaherezo yawe wakunguka cyane. Nubwo waba waratangiye, tangira we gusa. Nubwo itangira ryaba rito, bigerageza ukomeze ubikore, komeza ubikore. Byuko usanga Imana iminota mike, ejo iziyongera. Komeza ushaka Imana, wisenga, wongere ukubita indi minsi ucitse intege cyangwa se ucogora. Senga mu gitondo saa 5 nimugoroba, shaka Imana mu gitondo na nimugoroba. Biritubwira ko Yesu yazamukaga umusozi, Yesu yasengaga ijoro amanywa n'ijoro. Biritubwira abantu benshi cyane bagi basenga amanywa n'ijoro bakabona icyo cy'Imana kimanuka ku buzima bwabo. Uri gusenga aho masengesho, uri gukoresha izihe mbaraga mu gushakana Imana umwete?
nje kukwinginga ngo wongere usubizemo imbaraga gushakana Imana umwete. Hari umusaruro uva mu gushakana Imana umwete. Hari imbaraga zijya ziva mu kwinginga Imana. Hari imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari imbaraga zijya ziva mu gushakana Imana umwete. Nje kukwinginga mubyeyi, nje kwinginga utarabona ibyo waganyiye, utarabona ibyo wasengeye, niwemere gucogora. Don't give up. Haleluya. Hirimbana. Umuntu wese ushakana Imana umwete, Imana mu mutima mushya. Ngo mushaka ubwami bw'Imana gukiranuka, ibindi byose ni inyongera. Shaka amaso y'Imana, uko igutunganya, uko kwishimira byose igenda biguha. Uko kwishimira, uko ishakana umwete, iranezerwa. Uko yegera, irishima. Ko hari ibintu byinshi kubita hasi, hari ibintu kuganiriza, ibikeneye kwibona, ikeneye ko tuyegera, ikeneye ko tuyegera ikatubwira icyo ishaka. Tuyihora tuyibwira ibyo dushaka, ariko ntari igihe ikeneye ko itubwira ibyo dushakaho. Mu gushakana Imana umwete harimo umugisha mwinshi, kuko iyo uhagaze aho Imana igushaka, harimo inyungu nyinshi ku buzima bwawe. Iyo urimo aho Imana igushaka, ukora n'ibyo Imana igushakaho, urimo uragenda nuko Imana ishaka, ni inyungu zawe. Haleluya. Iyo ushakana Imana umwete, wewe imbere urapfa, ubwibone bwawe burapfa, intege nke zawe zikurwaho. Haleluya. Wowe igenda igukuramo urwango rwawe, wigenda igugira mushya, igenda igutunganya, ukagenda ubona umugisha w'Imana, ukagenda ubona uhiriwe. Ngo mushaka Imana wo gukiranuka, byarindi byose muzabyongererwa. Yesu nashimwe cyane. Ngo iyo yaruboneye ugakiranuka, iyo ushakana umwete iguha gukiranuka, iguha no kubonera, ngo byatuma iguhugukira. Imana izaguhugukira kubera ko wayishatse ukayegera. Imana izaguhugukira ko wayegereye. Imana izaguhugukira ko wateye intambwe. Imana izaguhugukira ko hari ibyo wiyambuye. Imana izaguhugukira ko wihaniye. Imana izaguhugukira ko wayihaye umutima wawe. Imana izaguhugukira ko wayihaye ibitekerezo ngo ibiyobore. Imana izaguhugukira ize mu byawe, ize muri gahunda zawe, ize mu buzima bwawe, ikubohore, ibohore umuryango wawe, ibohore urugo rwawe. Imana izaguhugukira cyane. Inyungu ziva mu gushakana Imana umwete, Yesu ashimwe cyane, ni nyinshi. Ku muntu wateye intambwe akegera Imana, harimo inyungu nyinshi kuri wowe n'ubuzima bwawe n'umuryango wawe wose. Yesu nashimwe cyane. Kuri wowe n'abawe bose, iyo wabereye maso ubuzima bwawe, iyo wabaye imbere y'Imana, ibasha kukugira mushya, ikaba gutunganya, ukabera umugisha benshi cyane, ukabaho ku bwa intérêt général. Urugo rwawe rugahabwa umugisha, abawe bagahabwa umugisha, igihugu kikabona umugisha, itorero ukaba umumaro. Haleluya. Kuko utindanye nawe, icyo utindanye nacyo murasa. Iyo utindanye n'Imana igwabwira akamero kayo, iyo utindanye n'isusa nayo, iyo utindanye n'abantu batubaha Imana, basaramo nyine usigara muri wowe warivanze. Biratubwira ngo Efurayimu yarambabaje cyane, ngo yivanze n'andi mahanga, ngo amera imvi rutaruta, kandi ngo we ntiyarimenye. Hari igisi kumara imbaraga z'umutima ntumenye, hari inshuti mbi kumara imbaraga z'umutima ntumenye. Ariko utindana n'Imana ugenda uzana amateka mashya. Iyo utindana n'Imana ugenda iyo utindana n'Imana ugenda uzana ubumana, ugenda ukora ibyo Imana ishaka, ugenda uzana ubumana mu isi, ugenda urepresenta ubwami bw'Imana. Aho ugeze urepresenta Imana, aho ugeze turaba ambasaderi b'ijuru. Yesu ashimwe. Kuko twakiranutse, kuko twahindutse, kuko twahirimbanye, kuko Data yakoze umurimo ukomeye muri twebwe. Yesu nashimwe cyane. Uko utindana n'Imana igenda iguhugukira, ngo nubwo itangira ryawe ryari rito, ngo ariko amaherezo yawe wakunguka cyane. Nubwo watangiye ubona bidakunda, ariko amaherezo wazunguka cyane. Haleluya. Nubwo itangira ryari ritoya, ariko amaherezo yawe uzaguka cyane. Umwuka uzaguka cyane, ubifatika uzaguka cyane. Imana yije ntabwo ikora igice, nicyo nyikunde. Ikora byose, ikora kote spirituel, kote physique, kote moral, hose irahakora. Financial, physical, ahantu hose Imana izana impinduka. Nta muntu ujya ushakana Imana umwete ngo imurekere aho ngaho, ntabwo bibaho. Hari impinduka izana mu buzima bwawe, hari ibintu byinshi cyane ikora. Imana ari byinshi kubita hasi. Imana yo mu ijuru umugisha mwinshi cyane. Nifuje kubagezaho iri jambo. Imana yo mu ijuru ahe gushakana, kwishaka umwete, ibaha imbaraga z'umutima. Jambo rivuga ngo dusozwa byose na Kristo duha imbaraga. Dusozwa byose na Kristo duha imbaraga.
hari ikintu wumva ushaka ku cyakunaniye saba Kristo imbaraga arakigushoboza urumva ushaka gusenga bikanga musaba imbaraga arazigo buri ugera hagati bikakunanira saba Imana imbaraga zo kwishakana umwete saba Imana imbaraga zo gukiranuka mu gato na kanini saba Imana imbaraga zo gukora ibyo ishaka saba Imana imbaraga zo kugenda uko ubishaka saba Imana imbaraga zo kuba mu buzima data yishimira saba izindi imbaraga zirenze izawe kuko we ntiwabyishoboza ariko hari ubigushoboza hari ufite ububasha n'ubushobozi bw'ibintu byose ibyo ngibyo bikugira ububasha icyaha kikakugira ububasha buri situation yose ikagukandamiza hari ufite imbaraga y'umwegera ziguhaho Imana mushibaho umugisha mwinshi cyane kandi mukomeze mugubwe neza muri byose data bashoboze kandi abaha imbaraga zo gukora ibyabananiye imbabazi zikomeze kubatembaho n'ubuntu bwe bukomeze kuba ku buzima bwanyu abarwaye intambara iz'uburyo bwose umucyo we mwinshi ufite imbaraga ubarasire ibihe byose shalom shalom